ni bake barahari. Reka mbibwire n'abatanzi mumenye nibyo byiza. Amazina yanjye nitwa Mbangutse Claude, umupapa tubatse ifite abana 4. Ntuye Kabuga, ndi umucuranzi, ndi umuproducer, ora indirimbo z'amaudio n'iz'amavideo, ndi umuhimbyi w'indirimbo. Urebye uwo ni we ngewe mu ncamake. Nakuriye hano muri iki gihugu, nigiye hano kuva 95 gutyo 94 kugeza 2016 nabaga muri kino gihugu. Nakoreye Imana cyane mu mpano Imana yampaye. Ibyo nshaka kuvuga nta hantu bitandukaniye cyane n'ijambo batwigishije ryo kuba ntushobora gutera intambwe uziritse. Nge nabifatira ku rugero, nta hantu bitandukaniye cyane n'ijambo batwigishije ryo kuba ntushobora gutera intambwe uziritse. Nge nabifatira ku rugero, urabona ihene yiziritse, ihene uyizirikiye ku gati iba yumva ko ishobora kujya kuri shariya, ikarishara hirya, ikajya hariya, ariko hari aho itagirenga kubera ko iragenda wa mugozi ukayigarura. Nkorera Imana, hari abo twakoranye umurimo benshi cyane, mubanza bakiza muri za Yuzeya Ministry, harimo umwere data twakoranye umurimo hariya muri JIK Ministry, ni benshi ntago nabavuga. Nkorera Imana mu mpano Imana yampaye, ndacuranga, nkorera abarimbyi benshi indirimbo nyinshi muzi munacuranga cyangwa se mwagiye munacuranga. Ariko nkorera Imana icyo gihe guhera 2010 na rimwe buryo. Navuga ko mbere y'iyo myaka nakoreraga Imana nsenga cyane pe, kandi Imana ikankoresha ibintu bikomeye. Ariko guhera 2010 gutyo na 11 Satani nanjye nkubitamo ikiziriko. Ibintu ngiye kuvuga n'abantu bake bashobora kubivuga, kandi mbimaranye igihe kinini cyane, kinini. Murumva imyaka mbimaranye, kandi mu rusengero abo bantu babamo. Ibyo ndi buvuge ushobora kuza gusanga nawe ako kagozi ugafite. Nusanga utagafite ni amahire, ushima Imana. Nkorera Imana ntangiye kwinjira mu bintu bya production, byo gukora indirimbo z'Imana ndetse n'iz'isi. Aho ngaho niho akagozi kinjiriye. Ntangira guhura nabo tutahuraga. Ndibuka umuntu wanyinjije muri production niyo wanyigishije kunywa inzoga, kandi agiye kunyigisha kunywa inzoga anyigisha. Hari abantu bazi Mitsingi ko murahakana kandi muzizi. Simvuze abazi mwe, abazizi. Yanyigishije kuri Mitsingi. Ndibuka icyo gihe nari ahantu Kicukiro hanze, ahantu bita Ziniya, tuvuye muri studio turi mu gapoze. Ntabwo nayimaze. Arambwira ngo uzaza wiruga ujyana n'abantu gusa ngo ni sente gusa y'iki production. Yari inshuti pe, usoma aho ntacyo bitwaye, arayimpereza subundu. Kanumva ibi bintu mbona abantu bakubitaho gutya akabarasaze, reka ndebe ko nyisomaho ikagira ikintwara. Ndayifashe, tagiye kunywa buke. Ariko uko ngenda nywa kaza numva hari umunyenga wundi ndi kujamo, harimo numva. Nagiye guhaguruka nta nubwo nayimaze. Nagiye guhaguruka kugira ngo ntere intambwe, nkajya mbona ubutaka buri kugenda buri kumpunga. Ariko nkumva ni byiza
nkumva ni byiza singwe ariko nkumva ni byiza. Ikintu nshaka kuvuga niki, buriya satani yashaka kugufata, satani ntabwo ijya guhera muri 100%, ihera hato cyane, ariko umenye yuko ibintu birakura. Icyaha kigenda, icyaha kirakura kikanabyara, kiza kibyara kikagira abana, kikagira abuzukuru, kikagira abuzukuruza. Icyaha niko kimeze. Mwumvisha hano nahereye ko ari agace, ndagenda biva aho ngaho ngera kuri rimwe ryose, biva kuri rimwe bigera kuri abiri, biva kuri abiri bigera kuri atatu. Nyuma nza gukorera ahantu bita Gikondo muri Grace House, hano baraniya hifotorezaga, abantu benshi bakunda kwita ngo ni kwa Nyamubyeyi, aba muri Swede. Aho niho nakoraga muri studio. Mva kuri urwo rwego nshinga akabari, curanga ntarabireka, ndi mu rusengero nshinga akabari, abantu bakajya bava ku Gisozi, abandi bakava i Gikondo, kavuga ngo tuje kunywera kwa Mbangutse. Izina nari mfite sinari mfite izina ritope, najyaga ibi bihugu byose nari nabizengurutse kandi nkiri mutoya cyane, nkiri umwana mutoya. Ariko maze kujya muri ibyo bintu, izina ryari ryo kuvuga ngo ibisirimba bya Mbangutse. Abenshi mwarabibyinye ibisirimba bya Mbangutse, indirimbo za Yuzeya Ministry yacuranze ururimi ku mugaragaro, indirimbo za ba Trezoro, dufite Imana yumva amasengesho, akira amazezerano, indirimbo nyinshi cyane muzi. Ndagenda bakajya bavuga ngo iryari izina ryiza rihinduka izina ribi, tujye kunywera kwa Mbangutse. Bakaza kwa kabari, twagakoze icyo gihe nari maze kubaka, twagakoze amezi 6, nataha nkabura amahoro. Buriya reka mbabwire, nubwo abantu baba mu rusengero bajya bakora ibyaha, ariko hari igihe bataha bakabura amahoro, bakihagararaho, ariko amahoro arabura pe. Hari nabo twasindanaga aho kugira ngo abyine izindi ndirimbo, bagashyiramo flash bakabyina ibisirimba. Ntushobora kubona amahoro uri mu byaha, ntibishoboka. Nge ndabyumva cyane, nabibayemo neza aho byari bikiri bitoya. Ngewe ndangije ndakomeza mba muri ubwo buzima, ubwo babwita ngo n'ubufroderi, siko bimeze, ubufroderi. Reka nkubwire, unanirwa wowe uvuga ngo umugabo wanjye ngo anywa kamwe gusa, ngo n'ubusirimu, wakiryamira ngo nta kibazo yigirira, ngo wanjye ngo yinywera kamwe, ngo mu cyuma ngo ndakamuzanira, ngo ntacyo bitwaye. Reka nkubwire, karacyari kamwe mu cyumba, ariko ahantu ako kamwe kazagera uzamenya amakuru yako. Uraje wumva aho ngewe igice cyageze. Nkomeza muri ubwo buzima bwo kwishahisha, kandi nkomeza umurimo w'Imana. Sinigeze mpagarara gucuranga, reka narabikoraga kandi ngacuranga neza cyane, n'abantu bagafashwa bakaba n'amafaranga. Erega kugira ijwi ryiza, ukaririmba hano ntabwo bisobanura ko ari agakiza. Kubwiriza neza ntabwo bisobanura, ntibihuye n'agakiza. Guhanura, hari abantu nzi ngewe twasangiye, iyo yakubitaga amabiri yarakureba gutya akahita akubwira gahunda zose. Nta wundi uza abo bantu, ntibihuye na gato. Ngewe nari ngiye gusimbuka, reka ngende gahoro, kandi simfite ikibazo cy'uko mutari bunyumve. Muranyumva cyane kubera ko ibi bintu mbivugiye igihe cyabyo. Kubera ko hari naho nashatse kubivuga ntaraza gusengera hano, dupanga na gahunda na pasiteri turabyemezanya. Ndamubwira ati nyuma yo kubona nawe ariko nkeneye ko nibi turabipanga turabyemeza, mu gitondo nambara ikote ryanjye neza ndaza. Baraza baranyongora ngo sinzi ngo aka gahunda ngo cyangwa tuzabikora undi munsi.
nahise mubwira ngo niba ariko mu byumva nta kibazo, nahise numva ko igihe kitaragera ndabyihorera. So impamvu ndi kuvuga ibi ngibi, nzi ko hari abo biri bufashe kandi hari abantu biri buze gukiza, usibye n'abari hano ndabizi ko ndi online, abo ndeba si cyane abari aha ngaha, kuko Imana byose yarabivuze, kandi n'abari bamfite amakuru ashobora kuba ari makeya mwari mufite, make cyane. Hanyuma biva kuri urwo rwego ndakomeza ndagenda nkomeza, nahise nimuka njya mu Bugande nahamaze umwaka. Kandi reka nkubwire, buriya abasinzi baramenyana. Murabona hano mu mujyi wa Kigali, buriya nshobora kugeraho nkavuga ati kanakumva uriya ni umujamo, kandi twese bo mu makanisa pana bo hanze basinzi tuba tuziranye. Bwana message si uyu munsi turanywera he? Turanywera ahangaha nimugoroba nta gitaramo kagenda, ariko hano ndagira ngo hano ntabarimo, hano ko ndabona ntabo tuziranye, ariko hari fwe ndi bugereho ushobora gusanga tuziranye. Ndagenda ndimuka njya mu Bugande, komeza nkora umurimo w'Imana, pasanga abandi bajama basha. Nsezeranye nabo ga muri Kigali, Imana ifashe simve hano kuko barabibujije. Nsezeye abo muri Kigali mbuye n'abajama bo mu Bugande. Urumva mva hano nimukira Uganda already nz'abantu bazanyakira, ntabwo ugerayo ngo bamenyereyo, mwamuziranye. Ubu nzi inshuti, hari inshuti twagiye dusangira ziri muri Amerika, ku buryo ushobora kuvuga ngo ejo nabonye visa, mu bazaza kugutega harimo abajama. Ntibigora, ntabwo bigora. Abasinzi bagira, niba nabyita connection, niba nabyita ibiki, ni network. Ni ya myuka ikorana, niko abivuze neza, ku buryo ushobora kuvuga ngo ngiye muri Australia, ubu ufite nimero, ko ari nabo musangira online, mugashyiraho video call, kavuga ati ko turanywa wa shirema 2 video call, agahita yohereza ako kanya, agahita bagura mwese mwicaye aho. Kandi reka mabwire, uwo muntu bibeshuka namubwira ngo bagufungiye inzu ndabe yaguha, ariko barahari. Yara mu Bugande bikomeza gutyo, yose natinze namaze umwaka umwe. Iyo noneho kubera ahantu nasengeraga n'abajama twari turi kumwe, nabonaga nyine bitari guhura cyane, amare by'umweru 2 3 cyakane ngakubita 2, sinatinze mpita njya Nairobi rero niho naboneye isi. Muzi ikintu bita isi? Buri hari abantu bajya babwirwa amakuru ariko bataragera mu isi. Hano ntabwo ari mu isi hano mwirwa mugenda mutega mu moto mugira rute, hano si mu isi. Nje nabonye isi n'amaso gutya nyicaramo nyigeramo. Gezeyo mpasanga inshuti za bene wacu, tuvuga ururimi rumwe, turakomeza. Revira zamuka. Inzoga za hano ziritonda. Inzoga za hano ni sindi kubivuga kugira ngo museke, mwumve icyo ngendereye. Inzoga za hano ni za byeri, ntacyo zitwara abantu, ariko Nairobi bafite inzoga bikorera ubwabo. Ibo riko sto mu gitondo saa 11 za mu gitondo ziba zifunguye, saa 11 za mu gitondo. No kuvuga ngo agomba kunywa mu gitondo saa 11 kugira ngo ajye mu kazi apanze kuri gahunda neza, nta bitekerezo byinshi bihari. Baba baraho buzuye saa 11 za mu gitondo. Tumenyana n'inshuti za bene wacu, twebwe urumva twari tutaratangira amakuru yo kubyuka saa 11, byari bikiri ku mugoroba. Biragenda birakura birazamuka.
kandi ndakomeza nkora umurimo w'Imana. Koze umurimo w'Imana, narayoboye mu rusengero. Hano hari abahamya bansanzeyo, bansanze no mu makanisa amwe namwe, simbavuga mu mazina ariko nabahamya ko ndagira rucya nkababona. Nahaye mikoro nayo ndabeshesha nguri. Hari n'abandi n'abana Ndamayize, hari narimvuze ntacyo harimo Ndamayize, harimo uyu nguyu. Nje nayoboye amateraniro burya nkamuhereza agatuti, kandi wabwirizaga nabi nkagucishamo ijisho. Hari nabo nacumbikiraga iwanjye. Nkora ibyo bikorwa mu rusengero, kandi rega naha barahaba. Ninaha barahaba, barahaba benshi cyane. Amafaranga yabura mu rusengero, hariho umuntu bafungiye inzu nkabona barampamagaye, fata microphone, hari umuntu bafungiye inzu 150, ubwo ni 15 yiriye, vugisha abakristo bayatanga mu minota 2, nta n'amagambo menshi, 2 yose bakaba yaratanze. Nari mfite akarimi, ururimi gutya, kuvugana n'abantu nabacishaga b'amaso gutya, kandi ndi muzima ntankweye. Nkambe n'ukuntu mwitonze nk'uko mwitonze, ngahita menya aho amafaranga ari buturuke. Abanza ngakurebera nk'umumama nkuriya w'umukire, abanza akagushekerera. No gushekerera ukanga gutanga amafaranga, gushekerera no kubyinirira. Ariko hari ibyo nakoraga bimwe kubera impano indimo, nabyo ni impano. Hari umuntu ushobora kuzana atangisha amafaranga ntibayatanga, undi yafata microphone bakayatanga, nabyo ni impano. Cyo narabikoraga biragenda. Ubwo ni 2017 birakomeza birazamuka. 2010 aho byari bitaraba too much. 2022 va mu rusengero nari ndimo njya mu rundi, kubw'impamvu zitandukanye, kuko namwe izi nsengero muri murega zizo mwavukiyemo. Hano se niho mwavukiye, hano mwicaye, hari zo mwabanjijemo. Ndujyamo, irwo nagezeyo mbu mushumba, banyitaga umushumba. Niho uyu mugabo namwakiriraga rimwe na rimwe yaje kubwiriza, ariko gayo makuru nta wari uyazi. N'abandi akora ibikorwa by'itorero, ayobora gera gute inama y'ikanisa, bakavuga ati uyu munsi niwo uvugisha abakristo basigara nyuma y'amateraniro, kampa mikoro nkabakoresha inama. Sindi kwivuga ibigwi kugira ngo bame igiti hano, kiriya mfite kirahagije. Hari umuntu wavuze ngo igiti w'abantu bari mu kurwanira ibiti kandi hanze byuzuye, buri wese azagenda ciciwe gitakizane. Nta myanya ndi kuvuga ibingibi ngo no kubera imyanya, ndi kuvuga ibi bintu kugira ngo bigira abo bikiza, bakiboshwe na wa mugozi, kuko abantu turabatunze mu rusengero cyane. Bigera naho bashatse kunyimika, kumena amavuta. Umushumba wambwi sinjya besha kandi se nabishira ku gatuti, aravuga ngo kuko yari amaze kumenya ibintu mbamo, kuko nageze aho ndabimwereka, hambura atari ku munsi umwe bizashira, ntacyo bitwaye, ngo ndabiza ngo bizashira, kandi yaransengeye pe. Aravuga ngo rero zakumena amavuta kugira ngo agukure muri ibyo bintu byose. Natekereza ayo mavuta bazamenaho n'ibintu ndimo, ahita numva no gushirira no shirira, bigeraho ndabikwepa. Ndavuga ati niba Imana yarayivuze igihe bizabera bizoba, ariko si ubu nyine, kuko numvaga ntarakonoza. Muze gukonoza, naravuze icyo gihe. Noneho ngeze Nairobi naravuze ngiye ku ibintu byo kwishayisha, amafaranga mba nayakoreye nayanjye. Umuntu araturuka hariya, kandi kizakubwira abantu babasinzi,
forode iyo yagakubise ukabona yari amugiye guhura ahitambuka umuhanda nta gusuhuza kuko abatinya ko wumva umwuka. Nirwa nishahisha amafaranga nayanjye nijurira inzu ngera gute nijura abana school fees. No biva kuri urwo rwego no muri studio nkajya nzizana azishiramo. Mwumvisha hano nahereye cyaha kirakura bigera ku rwego nzinywa igihe nshakiye, nzinywa cyane no kurusha no kurya. Madamu wanjye we yageze avuga araruha, niwe muvugabutumwa wa mbere nagize. Buriya reka nkubwire, buri umuvugabutumwa wa mbere ufite no mubana mu nzu. Iryo ntimwarikomera amashi kubera ko mubizi, ariko umuvugabutumwa buriya wa mbere ufite nuwo mubana mu nzu. Ari nayo mpamvu bajya bavuga ngo itorero rya mbere ni mu rugo. Buriya ko gutangira ubuhamya hano ariko hariya badashobora kubugutangira ni zero cyane. Ubwo nababwiye ibyo by'inzoga, icyo nshaka kubabwira ni iki. Nababwiye ko icyaha kibyara. Nta muntu unywa inzoga udasambana. Ntibazakubeshye. Iyo ryamaze kukugeramo neza usigara ukurura uwo mwegeranye, nta nubwo utoranye. Ndagenda ndabikora uko nshaka. Nari mvuze ngo madama mbere umuvugabutumwa ngera ndamunanira pe, nkabereka icyumweru nkabigarukaho. Ndamubwira ati umunsi umwe bizashira. Ndamubwira ati abantu bose njya numva bagiye bazireka, nta muntu wazirekeshejwe n'umuntu. Abenshi byagiye bibavamo. Kazi ka niwe muvugabutumwa wambwiraga ijambo nkumva rirankomerekeje, nkumva ngeze mu rusengero umutima uri kundya. Naho ngo babwirije mu rusengero abandi bavugabutumwa, hari igihe namurebaga nkamubona nawe abibamo. Ariko irya madamu ryarandyaga cyane, nkumva subu ngiye mu rusengero uyu nguyu yambwiye gutya na gutya, simwumvishije ngiye kugira gute. Arabyihanganira ibyo byose. Bigera muri 2024 noneho nibwo navuze ngiye kwanamuza neza. Ajyana nkunywera ikintu bita inzoga z'ubwoko bwose. Hariya muri Kenya bajya bavuga ngo kukunywa bia ngo ni kuharibu pesa, ni kuharibu do na amafaranga. Kunywa za byeri ngo nuko konona amafaranga, kuko ukoresha amafaranga menshi hanyuma ntusinde. Zira zabo bakora zigura make, ukoresha amafaranga make hanyuma ugasinda vuba. Turagenda tukunywera noneho ziriya zabo, numva bibaye by'ubusa. Ajyana mpora n'izindi nshuti nazo n'iz'abarundi, ibo banyigisha kunywa urumogi. Burange nanyweye urumogi, ndarufata. Urumogi ntibazarufata buryo, bazarufata buryo. Ndarufata ndarunywa, gusa nitwaje gushobokana narwo. Ndababwira impamvu naruretse. Kandi erega naha barahaba bajya ntabwo babivuga. Buri hari n'uri kuvuga ngo ariko nkuriya ngo ari kuvuga iki, ngo ni ngewe uza akamaro bimfitiye ni nanjye uzaho byankuye. Ngo ariko ngo buriya ngo ntazi ko ngo ari na online. Usibye na hano online, navuze ko umunsi wa mbere nzatanga ubu buhamya. Nzazenguruka ahantu henshi cyane mbutanga. Umunsi nzatangira nkabuvuga gusa rimwe gutya, rimwe gusa, nibwo nzatangira none kuzenguruka mbivuga. Chano zose nzabivuga kuko nzi abantu bizafasha, bizakiza urubyiruko n'abasore n'abagabo n'abagore, bizakiza. Kuko nta soni binteye. Icyari kuntera isoni ni ukubigumamo.
ndagenda nkunywera urumogi ndarunywa umunsi korogana narwo no umunsi narunyoye ndi gutanga ubuhamya madame nitwazanye ariko ari kubikurikire aho ndaza kuhagera kuri we umunsi nza mu rugo nkamubaza umwana wanjye w'imfura twicaranye gutya ku ntebe nkamubaza nsakuza cyane aho yagiye twicaranye nawe n'umwana wanjye twicaranye n'umwana wanjye ku ntebe mbwira umugore mubaza ahantu aya masaha uwo mwana atarataha arandeba arambwira ngo noneho wanyoye iki nuko yambajije ndambwira kubera ndamubaza Mugisha ari he arambwira nawe mwicaranye mpindukiye kuko ndamubona bya bintu nibikira abari guseka cyane buriya bashobora kuba baruzi urumogi ni ikintu kibi cyane wararunywaga ku buryo ushobora kwitegereza kano karabo muri kukabona kano karabo ushobora kukareba isaha yose ukakareba ntukabone ko ari akarabo ukakabonamo abandi bantu ugakoreramo inama ugataha ubukwe ku buryo ushobora kumara isaha yose kugeza igihe bagukangura bakakubwira ngo uri mu biki ndavuga ati ibingibi ibi si ibyanjye reka mbyihorere ndabyumvishije kandi urumogi buriya hari abantu rutoza isuku iyo rutagutojeje isuku rugutoza ubucafu n'ibintu ntibazakubeshye umuntu nk'urumogi hari uwo rutoza isuku akitonda akaba muzi intumbwe umuntu ucecetse cyane umuntu akajunjama hari uwo rujunjamisha hakaba n'undi rugira umusazi hari uwo rutoza umwanda hari n'uwo rutoza isuku ku buryo niyo ubonye ubucafu ni abazimu bari mu rwego rwo hejuru niyo ubonye ubucafu ntabwo bivamo rwose narutinzeho cyane kuko nabonaga ibintu ruri kunkoresha atari nani karagita zanjye mbona rushobora kuzankoresha amakosa niba ndi kubaza umwana twicaranye ahari ntari kumubona ntapfuye amaso ndavuga ati biwapi ndagenda menyana noneho ndi hafi gusoza menyana n'abanyakenya aho niho finally yabereye menyana n'abanyakenya ubwo ni muri 2024 guhera mu kwezi kwa kabiri tariki 16 amatariki yose ndayazi menyana n'abanyakenya biva ku rwego ku buryo no kugenda nje n'amaguru cyangwa n'amamoto byarangiye nari mfite imodoka ntwara kandi ntagomba kwishura kunaragiye niga imodoka umuntu anyigisha imodoka nzi gutwara imodoka nzi ko nta muntu ndusha gutwara imodoka hano kuko nge nizi imodoka ninjoro sinigeze niga imodoka kubaho nizi imodoka hatabona ubwo urumva habona uburyo nayitwara kandi Nairobi haba imodoka n'abasazi murazizi uburyo batwara amamodoka nta n'amaksida haba ubya bindi byo kuzana ubutese ngo kuratwara wagira bamwe njya mbona byagoye kuva muri parking yano bo kugongera hariya none ngatwara imodoka ngatwara abo banyakenya twagenda tukaja kunywa kandi twagenda kunywa ngatwara twajyaga kunywa dufite izindi mu modoka inzoga ko na drivingaga already turi kunywa tukagenda tukanywa ubwo twahise dutangira gahunda yo kuza tunywa ku migoroba ukuvuga ngo umugoroba wacu wari ijoro ryacu ryaramanywa twaryamaga ku manywa nijoro
nijoro akaba aribwo dusohoka n'aya masaha twabaga twasohotse twagiye yena nkabatwara mu gitondo tukagaruka tukagenda tukaryama nimugoroba tugasubirayo mva ku rwego rwa cya gice cya hano mwibukaga nababwiye nanyweye mwumvisha urwego ngezeho ngeraho kugenda nkamara iminsi 3 anataha mu rugo ko twajyaga ahantu kure cyane twagaruka mu gitondo tukabazanya amakuru se ahantu twanywereye ejo ni hehe nta makuru ni mukaye kabari nta makuru ninjye waparitse imodoka ni wowe wadukuyora tugarura ninjye wabakuye ni wowe none se niko tutabyibuka abo simbyibuka kubera ko twese twari twasaze imiziki hejuru inzoga hejuru biva kuri urwo rwego iyo bagiye gushingura hari bamwe bagiye bagira ibyago tukabayerekeza iyo bagiye gushingura bajyana inzoga batwara inzoga mu mamodoka cyo namenye ko ari ibiriyobo twara inzoga mu mamodoka bagerayo bagakora imihango yabo bamwe baba bari hanze bari kunywa mu mamodoka barangiza bagashyira ibyo kurya hari abakarya imirongo baba bari kurwana bageraho n'ubukwe kandi ubwo ni ku kiriyo noneho bamwe muri abo bashuti banjye ibyo byose ngiye muri abo bashuti nge narasindaga ngatangira kubabwiriza ariko nkababwiriza nanjye nanyoye cya kindimo nico cyagarukaga njewe banyitaga pasiteri rimwe na rimwe nkarira nkumva birambabaje ibyo ndimo noneho kubera ko banyitaga pasiteri ahantu twagiye gushingura abo basore twari turi kumwe n'abandi bakobwa baravuga ati rero urabizi niwe pasiteri hari umuntu bari bahamagaye ugomba gushingura w'umushumba arangije telefone ntiyayifata aravuga ati rero ni wowe uri bushingure niwe mushumba dufite wanambaye n'ikoti umeze neza ni wowe uri bushingure ni wowe uri busengera umubiri aho ngaho twari tugiye muri nani mochari aho usengera umubiri hanyuma tugende kumuzika ni wowe uri bubwirize ni nawe uri busengera abantu hanyuma bataye dukomeze twinywera noneho icyo twaje aho ngaho ubundi twanyoye ariko zitari nyinshi cyane ni nkaho yabonye zitarangeramo neza umwe ahita ambwira ngo hebu pastor kuja kwanza ngupige nani ngo konyage hapa kwa gari ngo naona uko na mafikiro mingi wacha hiyo ujinga yarafitemo whisky ngo ninzenze ngo mbanze nsome kuri whisky mu modoka ngo mfite ibitekerezo byinshi ngo kugira ngo ncangamuke mbone uburyo nkora iyo mihango nyine meze neza niba murabyumva tavuga ati sawa ndagenda kubita iyo bita shot kubita ngo atungaye ndangije ndagaruka ndagenda nditegura ndangije naravuga ati hebu mutanipea ngapi muranyishura ngahe kuko n'uwo nguwo yari ko yanga gufata telefone ngira ngo bari bacirikanyije amafaranga nibumvikana ndabwira toke uwo mwari mwabwiye yanze ngiye muramangaye mutanipea ngapi arambwe niwe barambwe 10,000 ndabwira mutafiki hebu fikisha 15k ndabikora nta kibazo ndagana fata telefone yanjye ndagenda nandika amagambo yose ngomba kuvuga yose kandi gani igiswahili ndavuga ati okay bora reka mbabwire niba ari ibintu bigoye bibaho ahantu uzomenyera umupasiteri uzi kubwiriza no muntu uzi kubwiriza igihe bagiye kubarikisha umwana igihe bagiye gushingira igihe bagiye gushingura ibyo bipande si uwo ari we wese wobisoma hari abatabyumvishije ariko muzobyumva ndangije ndagenda nandika amagambo y'Igiswahili neza ndavuga ati okay ndabanza nihanganisha abantu nimara kwihanganisha abantu babwire ko muri no si turimo atari iwacu twese ko tuzapfa kandi ari yo nzira ari ryo rembe Imana yashizeho tabyandika mu Giswahili neza mbishiraho hanyuma tunabwire n'abandi ko bagomba gutunganya inzira zabo baraho ngaho kugira ngo tuzagira iherezo ryiza nibyo tabyandika umukoshi naje kugira
bona wa muntu aradibutsa arahageze wa mupasiteri bari bahamagaye ari bigize nabi ndavuga tuta yenda ubwirize n'ubundi sinari nabizanye. Twageragaho buriya niba hari ahantu haba umutekano muke ni Nairobi, umutekano muke cyane. Iyo mugenda uko mwishakiye hano, iki gihugu gifite umutekano mwiza cyane. Kana ku musozo tugasinda tukarwana n'abanyakenya, bamwe akabatera ibyuma, arabo bateye ibyuma barapfa, zifata kwinshi. Nge zarafataga nkarwana nabo. Hari abo abanyagaga abantu, ngewe narafashe mbagira inshuti. Nge nabo bakaga amatelefone nkagera bahitaga bayabasubiza. Biva kuri ubwo rwego abantu tugazinda tugasohora abantu mu mazu, kandi ariho twanywereye mu mazu yabo. Ngana ku musozo, ibyo byose nari mbirimo kandi mba mu nzu y'Imana. Kandi reka mbabwire ikintu kimwe, iyo uri mu bintu nk'ibyo ngibyo, Satani iyo yagushizemo ako kagozi, hari amazi guhuma aya warusanzwe ufite, wowe ukagira ngo uracyaba mu buzima kimwe n'ubw'abandi, uracyari mu isi kimwe n'iy'abandi, ariko we waramanutse ukagera mu yindi si. Hari ibintu byinshi ntavuze, wena nimbona umwanya nzabivuga ikindi gihe kugira ngo kubera umwanya. Hari amaso icyo gihe nyuma y'ibyo byose numvaga ko ndi kumwe n'abandi tujyana gusenga kajya hehe, numvaga nta n'ikibazo nifitiye, babwije ukuri kw'Imana. Nyuma Imana iza kumfasha kugeza twagiranye ikibazo n'umugore. Umugore araza, we aza hano abonye ko adashobora kubyangana kuko ntacyo nsigaye mbisha nabimwerekaga byose mu maso ku mugaragaro. Aravuga ati uyu muntu byarangiye kugira amfire mu maso, kabanze njyana abana twigendere mu Rwanda, ibindi tuzaba tubimenye. Imana imukoresha icyo kintu ariko ari inzira yo kugira ngo nkire. Bagore muri hano n'abandi muri kudukurikirana, muzihangane, mwihanganira abagabo banyu kugeza ku munota wa nyuma. Hari umugore utakwihanganira ibyo byose, araza agera hano, yaje mu kwezi kwa 8, bansaba ngiye kuza ndabananira ndabyanga. Kwa 9, kwa 10, kwa 11, kwa 12 naje mu kwezi kwa mbere, kandi nabwo nza icyo kintu nicyo cyampumuye kuko ntabwo nabonaga abana banjye. Ndahotse ibi bintu ndimo, abana banjye bari mu Rwanda, sa n'umuntu uhumutse, ndavuga ngo narayobye. Fata gahunda yo kuza nta muntu n'umwe mbwiye, nta muntu. Nafashe gahunda yo kuza ndi Nairobi. Reka mbabwire, inzi ko ibintu bitugeraho ari byo baranabyigishije, ni ibintu bituvamo twebwe ubwacu, ushobora kwitera wowe ubwawe wenyine. Ibyo byose nzi neza ko ari nge wabyiteye, nge muntu wa mbere. Uwa kabiri ni urugomo. Hari ibintu bishobora kukugeraho kubera urugomo, inshuti mbi. Buriya niba ugendana n'inshuti mbi, ucunge neza, ejo hawe si heza. Ikindi cya gatatu, nemera ko na Bibiliya ivuga yuko turwana n'imyuka mibi yo mu kiriya kirere, nacyo cyari gifite imyuka, kandi barahabaga. Imyuka mibi irahaba pe. Nacyo cyari gifite indi myuka yagombaga kunyereka yuko ibyo ndimo njye ari bisanzwe. Ariko umunsi nafashe gahunda, fata gahunda, naravuze ngo nza traveling nze, ariko cyumweru bose bari mu nsengero nta no nzasezera, kuko nshobora no gusezera sinzi, kuko nari maze imyaka igera mu 9 hafi 10 ntagaruka hano mu Rwanda. Kandi urebe ukuntu hano ari hafi, hano hari ababyeyi, hano hari barumuna banjye, hano hari bashiki banjye. Murumva ahantu byari bigeze. Ariko umunsi nafashe gahunda, ndagenda ngeze kuri Trinity, nicaye mu modoka gutya, kandi naje nta muntu n'umwe ubizi, naje madama atabizi kuko bari barahebye. Nahise numva imodoka yaratsimbuye gutya, numva ko hari igicu kimvuyeho. Nge numvaga ko mbana n'abantu mu isi, ariko mpita nsanga nsa n'umuntu uvuye mu rwobo, uvuye mu rwobo
akagera ku isi aho abandi bantu bari. Ndaza ngera hano, urumva umugore ibintu yihanganiye byose, ndaza ndamubwira ati rero uzajye mu minsi mikuru kwa mukecuru. Yarazi ko ndi Nairobi, naho nari naje ndi mu nzu. Umugore ntiyarabizi uzazane n'abana, azazi ko turi kuvugana ndi Nairobi. Yinjiye mu nzu, mbwira petit frère ati rero wowe urababwira ko hari gift bafitiye. Ari mu cyumba bicaye muri salo bose n'abana, mva mu cyumba ndaza. Urumva iyo shusho icyabayeho, habaye kurira. Abana bararize, nanjye nararize, n'umudamu yararize, kuko bari barahebye. Nageze hano icyo gihe mfata urugendo za, nibwo numvishije, nibwo namenye ko hari amasabiri, hari isi y'umwijima, hari n'isi abandi bantu batuyeho. Cyo nakoze namuganije umudamu wanjye, nsaba imbabazi. Kubera umwanya ndi kugira vuba, ariko nzabivuga muzagenda mubyumva kenshi. Nsaba imbabazi data bukwe n'amabukwe, turavugana kuri telefone. Mubaza ari gusengera, ambwira ko ari gusengera Ikabuga muri Foursquare. Umudamu ndamubwira ngo tugende. Ndamubwira ati mushumba washumbye ni ndarambwira yitwa Pastor Aloys, tugenda cyo kumureba. Turajyana nawe ari kuwa mbere, mubwira ibimbabwiye byose. Usibye ko ari yamubwiye yuko barasenganye icyo gihe, bafashe igihe cyo gusenga, amasengesho arakora. Abadeperi nibo bajya bavuga ngo nasengesho ry'umunyagara ribaho. Babwije ukuri kw'Imana, amasengesho arakora. Amasengesho yankuye njyewe Nairobi. Nari maze amezi 6 ndyama ku manywa, nkabyuka saa 12, nkamara ibyumweru 3 ndashobora kurya, ariko ndi kunywa inzoga gusa. Simfe nkarwana n'abanyakenya, sengera icyomba, tukanywera mu nzu z'abanyakenya. Wowe nyiri inzu nkaguta hanze ngafunga, ntibankubite ntibamfunge ntibagire gute. Imana ikankura muri ibyo bintu byose. Hari inshuti zanjye zansengeye zinkunda, zitemeye ko, hari n'ababimenye barabyishimira cyane, ariko hari n'abandi bansengeye. Ndashimira ababyeyi cyane. Hari umugabo wigeze kwigisha hano, n'umupasiteri akunda gusenga muri nani y'Icyongereza, yigeze kwigisha hejuru y'umwana w'ikirara. Yarabyigishije uwo munsi, mbona imagine ngewe neza ukuntu uriya mwana yagiye, n'ukuntu yagarutse, n'ukuntu bamwishimiye mu rugo, n'ukuntu bamwambitse ikanzu. Amasengesho arakora. Waba uri umugore ufite umugabo ukunaniye ukugoye, kujya kumuvuga mu baturanyi si cyo cyangombwa. Musengere hari igihe Imana izakwibuka. Waba uri umugabo ufite umugore wakugoye, musengere, Imana izakwibuka. Turagenda n'umugore dufatanye ukuboko no kwa pasiteri Ikabuga, mubwira ibyaha byanjye byose, ndamubwira ngo Imana yangiriye neza, aransengera. Kuko nabwiye umugore ko ndashobora kujya gusenga mu rusengero ntaravuga ibi bintu bindi ku mutima. Ndabanza mbibwira umushumba, sengere mu rusengero, ariko namubwiye ibyo bintu. Ndagenda ndabimubwira, mara nyamaze y'ukwezi kose rero nsengera. Fata gahunda yo gutangira kujya dusenga, n'ubu tujyayo tugasenga. Haba icyumba cyari amatimu, ndayikunda iyo timu cyane, yaramfashije pe. Igihe naje hano, ubwo hari ibintu byinshi nasimbutse kubera umwanya. Igihe naje hano, hari umushumba nahamagaye hano, nabwiye uwo madamu, ndamubwira ati rero ubyihanganire, uzabyihanganira kuko n'ubundi waranyihanganiye. Ntabwo nzajya kuri kariya gatuti ka Foursquare. Ni ibintu nakoze ntarabibwira umushumba. Ndamuhamagara umushumba, duhana gahunda. Sinshatse kuvuga izina ryiwe, ariko mbabwiye ko namuhamagaye. Mubwira amakuru yanjye yose. Ndamubwira ngo naje kugira ngo usabire umugisha, ariko mbere yo kunsabira umugisha ndashaka kukubwira uwo ndi, umenye umuntu ugiye gusabira umugisha, kandi uwo mugisha ndawubona. Mubwira amakuru yanjye. Twamaze nk'amasaha 2, madame turi kumwe hano gutya.
rangije arabyishimira cyane. Dufite ababyeyi badukunda. Ibi muvuga hari abayivuga batabizi, ariko aba barenze kuba abashumba n'ababyeyi. Icyumweru cya mbere banyakira hano, hari abantu bakasaka video, hari umuntu wakasaka video ahita kohereza madamu kandi twasenganya no umunsi batwakira hano, andika amagambo mabi cyane ngo umuntu ngo mugiye kubwakira muri Foursquare ko no mu discipline. Umugore mbona isukari irazamutse, ndamwe se isukari irazamutse kuri aka kantu gatoya bakase, ntaratanga ubuhamya, ntarazenguruka iki gihugu ndi kubivuga, ndamuturisha tuza niyo ngira Imana ahubwo ngo babivuge n'abandi benshi cyane. Hari n'abandi benshi babivuze, aho kugira ngo wenda avuge ngo tugize Imana turamubonye aragarutse mu nzu y'Imana, aragarutse gukora umurimo w'Imana. Hari abantu bajya babona umuntu yaguye mu cyobo bakarenzaho itaka, yakubita itiyo bakongeraho bapfundikire. Urwo si rwo rukundo rw'Imana. Kandi ntuzacireho umuntu iteka. Satani amenya aho twacumuriye ariko ntajya amenya aho twihaniye. Turihana, tubwira abashumba, baradusengera. Kandi igihe navuye hano uwo mushumba nsengeye, naratashye mbona umugisha, naramwandike ndamubwira nabonye umugisha, nzabikubwira neza. Rero nta kintu utakwihanganira wa mama we, wa mupapa we, nta kintu utakwihanganira wa musore we ugiforoda agacupa kamwe. Twageze ku rwego numvaga bavuga ngo abakobwa ngo bajya basambana. Icyo kintu giteye isoni kukivuga, ariko reka nyivuge kuko nzabivuga. Muri izo nzu twicaragamo z'Abanyakenya barazaga nka 30 buri saro, uko mwakwicara muri saro burya muri kumwe inzoga mukagera ute nawe bari gukora ibyabaho ngaho, nta n'umuntu bitayeho, umukobwa ku mukobwa kabira nk'uko ndi kure haruno rurabo. Abo nta nubwo babemerewe, abo nta nubwo bakunda kubona n'abahungu. Niyo bakubonye uri ufite inshuti y'umuhungu cyangwa y'umukobwa baraguseka cyane. Murumva isi turimo ukuntu imeze, kandi ibyo mubyumvisha amatwi, ariko ibyo bintu birahari. Nta kintu utakwihanganira wa musore we, wa mpapa we, kariya kamwe uzakareke. Imana izakugirira neza kandi uzinjira mu masezerano yawe, nibwo uzatera intambwe ugaca cya kiziriko. Imana ibahereza umugisha mwinshi cyane. Reka dukomere Imana amashyi. Let us appreciate God. Ngira ngo byari ngombwa. I feel this was necessary kubera ibintu bitatu. because of 3 things. Banzu nyemere dukomere Imana amashyi. Let us appreciate God Ibintu bitatu. for 3 things. Icyambere, First, dutunza abantu benshi we have many people bari mu buzima nk'ubwo yararimo. of such kind of a life that he used to live in, Bacuranga, who are pianists, babwiriza, who are serving, basirimba, who are dancing, bahanura. who are prophesying. Ntimwumvise yuko yaragiye guhabwa amafaranga ngo ayobore imihango yo gushingura. Can you imagine he was about to be given money to lead Dufite a abantu mu burial? gihugu We have people in the church batasengewe nk'abashumba, who are not being prayed for as bajya pastors, bahabwa amafaranga bagasezeranya. but who are given money so they can wed people. Barya bose mujya mwumva bitwa ba pastor All those people who call themselves pastors, benshi most of them, ntawabimitse. nobody anointed them. Benshi nibwo buzima babayemo. Most of them are living such a life. Uzi kuririmbira Imana Imagine singing for God waraye mu kabari. when you spent a night in a Uzi club, kunywa urumogi umunsi ufite concert. drinking drugs on the concert day. Hari abanywa inzoga
There are people who drink muri alcohol konseri zabo in their own concerts kugira ngo babone imbaraga. so they can be strengthened and energetic. Sigaye mbabazwa n'abantu dukomera amashi ngo ni abakozi b'Imana It brings me great sorrow for people we clap for, calling them servants of kubera God, yuko ari umusitari nka Mbangutsi, because they are superstars like Bangutsi, ntimumukure mu nshingano and you can't take them out of mukamuha responsibilities. mikrofone. You give them Ariko microphones, mwibagiwe iki kintu, but forgetting afite this, umwami wiwe, they have their own master afite n'umukoresha. and they have their Iyo employee. bigeze ahantu When it comes to a point, ntashobora kuva mu mwami wiwe. they can't leave their Niyo mpamvu position. agera ahantu akavuga ibintu ngo ni wa muntu wabatijwe, ni wa muntu wakijijwe, ni wa muntu tubona mu rusengero. Ni ukubera yuko imbwa ntiyigeze ihinduka. These are people, you ask yourselves, are these the people who are saved, or these are the people who are baptized? These are dogs that were never Imbwa ishobora transformed. kuva mu bubwa Dogs can leave their ariko character, ububwa ntibuyivemo. but the character of the dog sticks Gukizwa with it. n'ukwimuka. Being saved is Ikizakwereka shifting. ko umuntu yakijijwe What shows that you've been saved ni ubuhamya nk'ubu. is testimonies such as this. Niyo mpamvu ya kabiri, That is the second reason. turaziranye, We know each other. tuzi bene wacu, We know our friends, our family. turaziranye Abanyarwanda, We know ourselves as Rwandans. turaziranye, We know each other. turaziranye no mu karere. We know ourselves in the great region. Umuntu azivemo avuge nk'ibavuze, If you can speak what you just said here, avuga ubusinzi, avuga ubusambanyi, speak about adultery and alcoholism. turaziranye. We know Bwira mugeze ngo ourselves. turaziranye. Tell your neighbor, we know each other. Nta muntu wobivuga Nobody can atahindutse. just say it before they're transformed. turaziranye. Bwira know- mugeze ngo Tell turaziranye. your neighbor, we know each other. Uzi ikintu kimbabaza, The thing that brings great sorrow. hari umukobwa umwe nagiye gukanseringa hano. There's one girl I was counseling. Umuntu hano yacuranze, This person had abantu played the bose batanga piano. amafaranga, People were giving out their money. warangiza atangira kumusaba urukundo hanze. After that, he started asking for love Afite outside. umugore, When this person is azi married, umugore we n'abana when he be, knows the mother and the arambwira ngo children, kuva none and he said, from now, no guterana byanze. I can't even go back to Kuko niyo attend ngeze mu service. rusengero, Because when I sit in the service, bene nk'abo bantu, such people, umuntu wayoboye hano amateraniro, the person moderating the service umuntu here, wabwirije, a person preaching, umuntu uririmba muri minisiteri cyangwa mu itorero, a person singing in the buriya ministry or iyo church, abaye mushaha when they change, abera abantu benshi ikigusha. they make people fall short, Bazamenya ukuri, but they shall know the ukuri truth, kuzaba and the batura. truth shall set Imana them free. igufashe iki cyumweru, I pray God help you this uca week, akagozi, that you uca break akagozi. that chain. Muzi abana bangirikira mu baririmbyi Do you know many people who are being destroyed by singers n'abayobozi babo. and their leaders? Cya gatatu, Third, ntacyo tuzireguza. we have nothing that will Gira speak mugeze ngo for ntacyo us. tuzireguza. We have nothing that will speak for us. Muhaguruke. Let me ask you to stand up. Mbangutse turacamufite hano, Bangutsi, we still have you here. azagira umwanya wo kurambura ubuhamya mu We'll gihe have ngombwa, time for him to strengthen his, kuko ari igihe twanamuganiriza akagira amaseri yabwo, because sometimes we can even have a akavuga series. kubana n'urugo muri ubwo buzima, I will speak about having a marriage with such a life. kavuga ko dufite abantu batangiye urumogi byananiye no guhinduka. And we have people who have been addicted to drugs. Impamvu ntamwemereye gutanga ubuhamya mbere, The reason as to why I stopped him to testify before, umunsi wa mbere Ben niwe wamuhamagaye. Nani ni Ben? Nande baguhamagaye? Ni Ben na Celestin nibo bamenye ko ari hano, ni nabo bamuhamagaye. Sinari nzi ko hayaza hano. Pastor Ben and Celeste are the ones who called him here. Bampaye izina, When they gave me the name, sinjya nakira umuntu hano ku gatuti ntamubajije. I don't just welcome people here on the Abantu pulpit. nka batanu nahaye
izina ryiwe ngo babaze uko abayeho muri Kenya. 5 people who told me his lifestyle in Bane Kenya. bampeza amakarita y'imituku. 4 of them gave me a red card. Ndabisengera. I prayed about it. Ariko umwe ampeza amakuru atandukanye kandi wahana. But one gave me a different information. Urumva naho ngaho yari yagiye mu rusengero rwacu. That is the church he had attended. Mbangutsi w'i Nairobi. He said the Bangutsi of Si Nairobi Mbangutsi wa hano. is not the Bangutsi of here. Uziko Paulo yagiye muri bene wabanga kumwakira. Yaragiye banga kumwakira. Paul went back to his Iyo atabona relatives. They didn't Baranaba, welcome him. kari kabaye. Had he not found Barnabas, Ariko Imana it was ishimwe ended yuko for him. But praise hari God amaboko yakira that there are abantu. hands that welcome people Niba back. umuntu wawe akiri mu byaha, If your person is still in the sinful umere life, nk'umugore wambangutse. be like the wife of Nawe Bangutsi. nzamuha umwanya tuganirize. I will also give her Ko time to numva ari ufite testify amakuru menshi. because she has a lot of information. Dufite amakuru agira neza. Dufite ibihamya ko Yesu agira neza. Yakoze imirimo tutarabishoboza. Nkiri aho ngaho As I'm still there, hari umuntu nawe ukiboshe. there's someone still in bondage.